mahindu na Karisa Ernest n'abantu babiri batandukanye. Iyo waremye umuntu ukavuga utuye umuntu ndamuremye mushyize hariya umugira uko ushaka. Umugira uko ushaka ukamuha imico ushaka ko agira, iyo mico rero abafite itandukanye niyo ngiye mbafite hanze aha ngaha. Niyo mpamvu Mahinda ashobora gukira cyangwa se akaba ariyo karakteriya akazagumana, ariko nyine umunsi ku munsi burya abantu aho batandukanira nuko ngewe mba ndi Karisa Ernest, Mahinda akaba ari umwana wa Karisa Ernest. Umugabo muri kubona imbere yanyu ni umugabo ufite amateka muri sinema, reka atangira basuhuza. Ndabasuhuza cyane, mbifuriza amahoro y'Imana. Yes. So turi hano muri Convention Center hari kubera igikorwa cya Rwanda International Movie Awards. Ese ino awards uburyo zatanzwemo n'uburyo igikorwa cya kimeze muri rusange wabibonye ute? Navuga ko wenda ari igihombo kuri nge kuko ntari mpari, noneho kikaba n'igihombo kuri mwe kuko nta gisubizo mfite cy'ivyo bintu. Kuko ngewe hari ubukwe narindi kuyobora bwatinze kurangira bituma nkerererwa, ariko aho mbisangiye abantu bagira ngo muri bangahe bahawe bikombe harimo Papa Sava, numvaga gikwiriye kuko ku rundi ruhande rwose n'uriya mu mama Nike muri Stimedi, abo bantu babiri uko nibo nsanze batarahabwa igikombe nibo bagihawe mpari, abo bombi bagihawe bagikwiriye. Ubwo rero urumva ntabwo nta yandi makuru mfite kuko naje nkererewe. Abenshi bakumenye nka Samusuri, ariko kuri ubu ngubu ndakeka izina Mahindu niryo riri kuganza cyane, ubibona gute? Mahindu ndi kuryubaka nubwo rigoye, ko biravuna, ko bisaba ubushobozi buhagije, cyane cyane iyo utangiye kubaka ibintu bitaratangira kwinjiza biravunana. Nuko kuvunana rero ariko umuntu arahatana, kuko n'ubundi ntabwo twari tuzi ko tuzagera igihe muri iki gihe tugitangira sinema, ntabwo twari tuzi ko igihe kizagera ngo tuvuge ngo wenda hazabaho n'ibi igihe abantu bahabwa ibikombe. Bo twatangiye tubona ari urugendo rukomeye. Ubwo rero navuga ko n'Amahindi izagera ku rwego nk'urw'izindi seri zigezweho zatangiye mbere yanjye aho zigeze. Tekereza ko nanjye nzahagera nka naharenga. Okay, uri umugabo usanzwe ufite izina rikomeye muri sinema nyarwanda. Ubu turi mu mwaka wa 2020. Ibikombe bitanzwe muri uno mwaka n'ubundi. Niye ntego wumva ugiye gutangirana noneho kugira ngo mu mwaka utaha nawe uzabe wafata ibihembo kandi bishimishije? Ntabwo sinakubwira ko ari uko kudahabwa igikombe ari uko ndakora. Gukora turakora pe. Ngo niba umuntu akora nahambo unashiramo imbaraga zawe, ushyiramo abantu bashyashya muri sinema, ugira bukoresha kuba niyo ufite itimu y'abantu barenze 20 ukoresha mu kintu runaka, si uko budakora, ahubwo ikibazo kiba gihari nyine ni cya kindi kiba gihari to cyuko wenda hari ibikombe bitarakugeraho cyangwa ukabudahirwa nabyo. Niko navuga, naho ubundi si uko kutabona ibikombe, si uko ndakora, ariko hari strategy nyine bihari y'abahabwa ibikombe bitewe n'impamvu zabo bwite. Ntabwo abafana bawe bifuzaga ko waba wahembwa nk'uyu munsi wenda igihembo runaka, wababwira iki wenda mu gihe basa nk'abantu babaye disappointed? Nababwira ko batacika intege, twebwe turimo turubaka sinema. Turi kubaka sinema, ndi kubaka Mahindu, urumva dukina seburi koko, ntabwo kutahabwa igikombe ntibyambuza gukomeza, ahubwo nabasaba ko bakomeza kubona ko komeza kudutera inkunga, cyane bakora subscribe kuri Mahindu. Aho ni sawa no gukurikirana seri yanjye, iyo nkunga irakomeye kandi ngira ngo sinzigera ncika intege mu kubaha ibintu bakeneye. Ndashaka kuza kukubaza gato, uvuze kuri Mahindu, ndashaka uze kuduhuriza iyo umuntu akubona uri umugabo wiyubashye usa neza w'umusirimu uyobora ubukwe bw'abantu basobanutse, bivuze ngo nawe uri umuntu usobanutse, ariko twakura muri Mahindu tukabona n'umugabo usa nk'afite akabazo mu mutwe uri aho ngaho nyine ujagaraye. Ndashaka abo bantu babiri ubahuze. Mahindu na Karisa Ernest n'abantu babiri batandukanye. Iyo waremye umuntu ukavuga utuye umuntu ndamuremye mushyize hariya umugira uko ushaka. Umugira uko ushaka ukamuha imico ushaka ko agira, iyo mico rero abafite itandukanye niyo ngiye mbafite hanze aha ngaha. Niyo mpamvu
Mahindu ashobora gukira cyangwa se akaba ariyo karagiteri akazagumana, ariko nyine umunsi ku munsi burya abantu aho batandukanira nuko ngewe mba ndi Kalisa Ernest, Mahindu akaba ari umwana wa Kalisa Ernest. Uwo mwana wa Kalisa Ernest rero baturutse mu gihangano cya Kalisa. Ni ukuvuga ngo rero umugira uko ushaka. Ejo ashobora gukira akaba seriye kuruta ibindi, akaba n'umuyobozi muri ako gace tuba twararemye nanone. Hari abantu benshi muri sinema wenda badasobanukiye ibintu bijyanye na acting, bashobora kukubona uri gukina wenda wasinze se cyangwa se ukora ibindi bintu wenda bidashyikiriye n'imyaka yawe, abantu muri public bo bakabifata wenda nk'ibintu by'ubugoryi cyangwa se ibintu bakagufata gutya. Abo bantu wabaha ubuhe butumwa? Nabaha ubutumwa bwo kumenya gutandukanya umuntu ku giti cye n'ibyo akina. Ibyo dukina imico y'abantu, dukina imico y'abantu itandukanye, cyangwa se kubera ko ubuhanzi buba bwarateye imbere ushobora no gukina umuco w'ikintu kidahari. Umuco w'ikintu kidahari ukawukina bitewe n'uko ushaka kugira ngo wowe ukireme, ariko icyo kintu nanone kikaba gifite ubundi busobanuro. Wenda utakumenyereye cyangwa se ari ubwa mbere muhuye ukabona yagufashe mu ishusho ya Mahindu cyane, ukabona aravuze ngo yewe, cyangwa wavuga nk'ikintu bavuga ngo yewe wa muntu banza koko n'ubundi banza ari umusazi, ariko nyine nuko umuntu aba adasobanukiwe. Niba umuntu agushuhuje mu kinyapfura gike ukamwihorera ukigendera, ntabwo yabura kuvuga ko uri umusazi, ahita avuga ngo ni umusazi. Umuntu murahuye ahagaze nk'iriya Mahindu, urumva ntacyo wasubiza umuntu nk'uwo nawe aje mu kinyapfura gikeya. Iyo utamushubije rero ntabwo byamubuza kuvuga ngo n'ubundi ubanza ari umusazi. Mahindu, ndagira ngo wenda njyewe nyemereye dusoza nka Kibra Media, unyuzeho ubutumwa uha abanyarwanda wenda niba ari ukugushyigikira cyangwa se gukomeza gusapotinga ibikorwa byawe. Icyo nabwira abanyarwanda muri rusange ni ukudushyigikira. Abantu bakora umwuga wa sinema biravuna pe. Hanyuma inkunga ikomeye cyane niyo gukora subscribe. Jya kuri YouTube ukandikamo Mahindu, ubundi ugakora subscribe aho rwose ubu mfashije, ubu mpaye imbaraga zo gukomeza gutanga ibintu bifuza bishimishije. Turagushimiye cyane. Namwe ndabashimiye.